Ubundi mbere yuko habaho ibihugu byinshi, mbere yuko habaho ubwoko bwinshi, na mbere yuko habaho indimi zitandukanye, mu isi hose bavugaga ururimi rumwe gusa. Icyo gihe abantu bumvikanaga mu buryo bworoshye, iyo umwe yavugaga undi yahitaga amenya icyo ashatse kuvuga. Icyo gihe kandi n'abasemuzi bari bakenewe ngo basemure, ndetse nta n'ibisobanuro byinshi byasabwaga kugira ngo wumve icyo mugenzi wawe avuze. Isi y'icyo gihe yari umuryango wunze ubumwe munini cyane. Gusa nubwo byari bimeze utyo, abantu aho kugira ngo bashimire Imana banayiramye ko yabahaye kugira ubumwe bakumvikana byoroshye, ahubwo bo batangiye guhuriza hamwe ibitekerezo n'imbaraga zabo, ibyo byaje kugaragara nabi mu maso y'Imana. Iyi akaba ariyo yari intangiriro y'iby'inkuru y'umunara w'i Babel. Iyi nkuru ntabwo ivuga ku munara gusa, ahubwo yerekana ubwibone bw'abantu, kwigomeka ku Mana, no kuntu umuntu ashobora gushaka kwishyira mu mwanya w'Imana. Ibi byose nibyo tugiye gusobanukirwa mu buryo bwimbitse, impamvu Imana yaciyemo abantu indimi nyinshi n'iby'umunara w'i Babel. Ikaze nk'ibisanzwe. Ubundi nyuma y'umwuzure wo kwa Nowa, nibwo abantu bongeye kororoka maze isi yuzura abantu benshi. Muri icyo gihe abantu bose bavugaga ururimi rumwe, ibyo byabahaga imbaraga zikomeye cyane. Iyo abantu bumvikana neza bashobora gukora ibintu bikomeye cyane, gusa abantu benshi bibagirwa ko iyo abantu bahujwe n'umugambi mwiza bakora ibintu byiza, bahuzwa n'umugambi mubi bagakora ibintu bibi. Babeli ntabwo yari ikibazo cy'inyubako gusa, ahubwo yari ikibazo cy'umutima, kuko abantu bari bafite gahunda imwe gusa: kwiyubakira izina ryabo. Ntabwo bashakaga gukomeza guhimbaza Imana, ahubwo bashakaga kwihimbaza ubwabo. Akaba ari kimwe mu byaha bikomeye umuntu ashobora gukora, kwikuraho Imana ukishyira hejuru. Muri Bibiliya handitse ko aba bantu bavuze bati: mureke twiyubakire umujyi n'umunara uzagera mu ijuru, kandi twiheshe izina. Uyu munara wari ikimenyetso cy'ubwibone bukabije. Icyo gihe abantu bavuze ko badakeneye Imana kugira ngo babe abantu bakomeye. Ibi twabigereranya no muri iki gihe, aho umuntu usanga atangiye kubona udufaranga duke, ubwenge cyangwa imbaraga, maze agatangira kuvuga ko adakeneye Imana. Gusa hari abantu benshi bibaza bati: niba abantu bari bafite ubumwe, kuki Imana yabihagaritse? Impamvu ni uko ubumwe bwabo bwari buyobowe n'ubwibone no kwigomeka. Imana yabonye ko abantu nibakomeza utyo bazarushaho kujya kure yayo. Imana hano yerekanaga ko iyo umuntu afite imbaraga ariko nta buyobozi bwayo afite, ukuntu ashobora kwangiza ibintu byinshi. Ubwo batangiraga kubaka uyu munara, nibwo Imana yahise ibacamo indimi nyinshi maze batangira kutumvikana nk'uko byari bisanzwe. Niho wasangaga umuntu abwiye undi ati: genda unzanire amabuye, ugasanga undi amuzaniye inyundo, kubera ko Imana yari yabaciyemo kuvuga indimi nyinshi zitandukanye. Ugasanga umwe yavugaga ibintu ariko undi ntamenye icyo avuze. Icyo gihe kandi abubatsi bahise bahagarika gukora, maze ubumwe bwabo busenyuka utyo. Isomo ririmo aha ni uko hari igihe Imana ishobora guhagarika umugambi wawe atari ukubera ikwanga, ahubwo ari ukubera ko iri gushaka kugukiza. Niyo mpamvu uzabona abantu benshi barakariye ibintu byabo bisenyutse, haba ari imishinga yabo ipfuye cyangwa gahunda zabo zahagaze, nyamara hari igihe Imana iba iri kubarinda inzira mbi batabona. Niko byagendekeye abantu b'i Babeli, bo bumvaga bari gutsinda, ariko Imana yo yabonaga imperuka mbi bari kuganamo. Imana kandi yaciyemo abantu indimi kuko yashakaga gukumira ubwibone bwari kuzakura. Ubundi bwibone ni kimwe mu byaha bikomeye cyane bisangwa muri Bibiliya, bitewe n'uko ubwibone butuma umuntu yumva ko ashoboye byose wenyine. Ubwibone kandi mukibuka ko aribwo bwatumye Satani agwa bakamwirukana mu ijuru, bitewe n'uko yari atangiye kubona ko arenze Imana. Ibi nibyo byabaye ku bantu b'i Babeli, aho batangiye kubona ko bashobora gukora ibintu bikomeye cyane nta Mana bafite mu buzima bwabo. Mu cyimbo cyo gushimira Imana batangiye kwiyemera, kandi niko ubwibone bugenda bukura bucece, ntabwo butangira ngo umuntu ahita bubona, ahubwo butangira buhoro buhoro. Ibi byose Imana yarabirebye, ibona nitabihagarika vuba na bwangu, ubwibone bw'aba bantu bwari kuzakomeza gukura cyane. Usibye iyo mpamvu gusa, hari indi mpamvu yateye Imana gucamo abantu indimi nyinshi, ariyo ko Imana yashakaga ko abantu bakwira mu isi yose. Abantu benshi hari ikintu batajya babona muri iyi nkuru. Ubundi Imana yari yarabwiye abantu kubyara bakororoka bagakwira isi yose. Ariko abantu b'i Babeli bo bashakaga kuguma ahantu hamwe, ndetse bashakaga no kwiyubakira umujyi umwe ukomeye. Ibyo Imana yabibonaga nk'aho bari kurwanya umugambi wayo. Ibyo nibyo byatumye Imana icamo abantu kuvuga indimi nyinshi kugira ngo batatane ku isi yose, kubera ko kubaho kw'indimi zitandukanye nibyo byatumye habaho ibihugu bitandukanye, habaho imico itandukanye, ndetse n'amoko atandukanye.
Indi mpamvu yatumye Imana icamo abantu indimi nyinshi yari ukwereka abantu ko badashobora kuba nkayo. Mu mutima wa muntu usanga habamo ikintu gituma ashaka kwigomeka ku Mana. Niyo mpamvu abantu benshi baba bashaka kubaho uko bishakiye, aho usanga umuntu ahora avuga ko nta muntu umubwira icyo gukora cyangwa azakora ibyo ashaka cyangwa ko nta Mana akeneye mu buzima bwe. Ibi nibyo byabaye ku bantu b'i Babeli, aho bari batangiye kwiyumva nk'aho nta kintu kidashoboka kuri bo, ariko Imana yo yashakaga kubereka ko umuntu afite aho agarukira. Nubwo umuntu yaba afite ubwenge bwinshi, amafaranga menshi cyangwa imbaraga nyinshi, ntabwo ashobora gusimbura Imana. Abantu bakunze kwibagirwa ko umuntu ari ikiremwa, naho Imana akaba ari umuremyi. Inkuru ya Babel ni isomo rikomeye ryerekana ko umuntu adashobora kubaho neza igihe yishyize mu mwanya w'Imana. Gusa hari ibintu byinshi abantu batajya babona. Ibyabereye i Babel bifitanye isano na Pentekote. I Babel indimi zaravangiwe, abantu baratatana ndetse ubumwe burasenyuka, mu gihe kuri Pentekote ho abantu bongeye kumva ubutumwa mu ndimi zabo, Umwuka Wera wongera kuzana ubumwe bushya ndetse abantu bongera guhuzwa n'Imana. Ibi byose ni ibyerekana ko Imana itarwanya ubumwe bwose, ahubwo irwanya ubumwe bwubakiye ku bwibone n'icyaha. Imana ibishaka ubumwe bushingiye ku kuri, urukundo ndetse no kuyubaha. Gusa nubwo inkuru ya Babel yarangiye, iyo urebye uyu munsi ubona ko isi turimo ijya kumera nka Babel neza. Uyu munsi abantu bubaka iminara itandukanye, haba bubaka amafaranga, ubutegetsi, ubwamamare, izina ndetse n'ubwenge bwo kwerekana ko badakeneye Imana. Gusa nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ikintu cyose umuntu yubaka adashyize Imana imbere gishobora gusenyuka igihe icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu usanga muri iki gihe abantu bafite ibintu byose mu buzima bwabo, ariko ugasanga nta mahoro bafite. Ugasanga bafite amafaranga menshi ariko nta byishimo bafite. Bafite amazu ahambaye ariko bafite ubwoba bwinshi. Ugasanga bafite imitungo ariko nta mahoro mu mutima bafite. Ibyo biterwa n'uko ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu ataremewe kuba atandukanijwe n'Imana. Abantu bagomba kumenya ko Imana idukunda ku rwego rwo hejuru ndetse natwifuriza ibyiza mu buzima bwacu, ariko iyo dushatse kuyereka ko twabaho tutayifite kandi ariyo yaduhaye ubwenge, ibyo bibona nk'agasuzuguro cyangwa akamenyero. Ariyo mpamvu rimwe na rimwe inyuzamo igatanga isomo kugira ngo abantu bibuke umuremyi n'imbaraga zisumba byose izo arizo. Ndabashimiye ku bantu mwese twabanye, bibutsa gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi by'iyobokamana muzabibone mu ba mbere ubutaha n'ibijyaho. Bibutsa no gusharinga iki kiganiro ku bantu benshi, nawe ubutaha.